Hello my beautiful people, nizeye ko mumeze neza, natwe tumeze neza turashima Imana, n'abatameze neza mukomere mu isi niko bigenda, ariko uyu munsi biba bitagenda neza, ejo ugasanga biragenda neza, ejo byaba byagenze neza, ejo ugasanga ntibigenda neza, mu isi dufashwa no gusenga no kwihangana, batameze neza rero mwese ndabakomeje mwihangane, muri iyi si dutuye, niko bigenda ariko Imana mwese iborohereze. Rero mbaye ikaze abantu mwese mukunda kudukurikira, abantu mwese mudahwema gukurikirana filime yacu nziza y'uruhererekane inzira y'umusaraba, aho turebera utuntu n'utundi twagiye turanga iyi season ndetse n'iyi episode. Abantu mwese rero mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, mbahaye ikaze, mwiyumvemo ikaze, mwiyumvemo ikaze n'urukundo rwinshi tubakunda, ndetse n'abantu mudukurikira muri mu bice bitandukanye byo mu bihugu by'abaturanyi, u Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda, ndetse tutirengagije n'abari hakurya y'ibyo bihugu nk'abari muri Amerika, mwese tubaye ikaze tubashimira uburyo mudukurikirana mudahwema kudusapotinga, ndetse n'abari mu bihugu bya Aziya mwese tubaye ikaze tubabwira ngo mwarakoze kudusapotinga, tunashimira n'abantu mwese muri Burayi, namwe support yanyu turayishima cyane, muri abantu b'ingenzi cyane. Twongeye twigarukire rero kuri filime yacu y'uruhererekane, filime inzira y'umusaraba, aho twongeye kubona ko kwa Rugema byakaze, Rugema byamukaranye, aho Rugema yari yiteguye kongera kumanika ngo ukuboko yongere ahire, ariko biza kurangira umuryango kwa Iribagiza ubyanze, birangira nabi cyane, aho Rugema rwose bitamugendekeye neza, intambara ari intambara, aho Iribagiza na mama we ndetse n'umugabo wa Iribagiza bari bahari, intambara iba intambara, babwira Rugema ati wowe wa mutekamutwe wa mugome we, ati ntukantuke ngo ndi imbwa ahubwo ni wowe mbwa, ati uri imbwa mbi cyane ushaka kwangiza ubuzima bw'abandi, intambara iba intambara, aho twabonye ko iriya ntambara ari Fabiola wagerageje kuyihosha, abwira Rugema ati ariko we watuje, ati ubundi kubera iki wowe utazi gukontorora uburakari bwawe, kubera iki wowe utwarwa n'amarangamutima cyane ugahita wihutira kurakara no gufata umwanzuro, ati watuje, tubundi ubwo ngubwo ubwiwe n'iki ko ibyo bavuga atari byo, ati tuza tubanze dukore iperereza, tuza tubanze dukore igenzura, tumenye ibyo bavuga niba ari byo, tumenye ibyo bavuga ibyo ari byo, ati kubera ko ati se usanze ubundi ibyo bavuga ari ukuri, ati tuza rero tubanze dukore isuzuma tumenye ibyo ari byo, tariko ibintu byo kurakara uko wiboneye, ibintu byo guhita uhutiraho, ntago ari byo. Twongera kubona rero Kanyana nawe agaruka mu rugo kwa Rugema, ariko yakirwa na Mukase, amubwira nabi cyane, namwe muramuzi uriya mugore bwa nabi cyane, ati wowe ahangaha ni muri sale winjira, ni muri toilette winjira ku buryo ushobora kwinjira uko wiboneye, ati nuko ye, ati ubwo uvuye kwa nyoko rero arakujuje aragupakiye, atakujuje amagambo, akujuje uburozi mu mutwe, aragupakiye, ati none uraje wizunguza ahangaha winjira ni kwande. Kanyana nawe ati ahangaha ndi kwinjira ni kwa papa wanjye, ati none simfite uburenganzira bwo kujya kwa mama wanjye, ati kandi narangiza nkagaruka no kwa papa wanjye, ati mfite uburenganzira bwo kugenda nkongera bwo gusohoka nkongera nkaninjira. Mukase ati nuko ye, ati wowe ufite uburenganzira bwo kugenda ukongera ukagaruka, dufite uburenganzira bwo gusohoka ukongera ukaninjira, taho winjira unasohoka se ni muri toilette, aho winjira unasohoka se ni mu kabari, taho winjira unasohoka ni he, ati ni wabo w'umuntu muko, ntago umuntu aba yemerewe kugenda uko yiboneye ngo yongere yinjire uko yiboneye, ati nta soni, ati dare ye, ati ubwo rero nyoka aragupakiye, ati none nongeye uhambiriye amabingo uragarutse, ati ubundi kuki utagumye ugarutse gukora iki. Kanyana nawe ati se ndinda ngumayo, ati ahangaha nza ntago ari kwa papa wanjye, tasi mpafitiye uburenganzira si kwa papa wanjye. Mukase ati ni kwa papa wawe rwose ndabibona, ati ariko mumenye yuko aho kwa so mugenda mwikaraga mugenda mukongera mukagaruka mukahansanga, tubivuze ngo rero muba mugomba kunyubaha, nta soni, ati nuko rwose, ati niko se muko, ati ubwo rero uraje, ati ni karibu rero, ati ariko hano twacanye umuriro tuwenyegeza buri munsi, atumenye ngo
karibu no kuwota. Kanyana nawe ati nanjye uwo muriro rero ati nje kuwuzimya, ati njyewe ninde wakubwiye yuko si uwo muriro ntawuzimya? Ati wowe uje kuwuzimya? Ati karibu no kuwuzimya rero, gusa itangazo rya mbere ni uko umuriro duhora tuwenyegeza, ati ngo uhaye ikaze mu kuwota. Ati ntego rwose. Kanyana mu gihe agiye kwinjira mu nzu arangije ahita amushikanuza igikapu, ati mpereza icyo gikapu hano turebe, tizana mbanze ngo usake, ati nabwirwa n'iki birimo, tubonye ko wabona yakuntumyeho, ati bipfunyika birihe by'uburozi. Kanyana ati se ninde wakubwiye ko mama wanjye aroga? Ati mama wanjye yaroze nde? Ati zana hano mbanze ngo usake ndebe ibipfunyika by'uburozi birimo, ati nabwirwa n'iki byaguhambiriye. Ngayo nguko twongera kubona rero kwa Iribagiza yicaranye na mama muri salo, amubwira ati niko ma, mbwira ufite ikihe kibazo ko mbona warakaye? Mama we atari Iribagiza, ati nta soni uri kumbaza ngo mfite ikihe kibazo? Ati se ntabwo ubizi? Ati urabona ibibazo byose naciyemo, ibintu byose Rugema yanshishijemo, ati urabona koko ntarakara, urabona koko ntababara? Iribagiza ati none se uragira ngo tubikoreho iki? Ati nyine byarabaye byararangiye, higa ubundi buryo bwo kubaho, ariko wikomeza nyine kurakara. Ati none se urarakara ngo amaherezo aba yayo? Mama Iribagiza ati ceceka Iribagiza wivuga, ati iyo ntekereje Rugema ukuntu yanyiciye umugabo, ati natekereza ukuntu Rugema yagiye akamfata akangira umugore, akampurika akampa ibintu akangira umugore simenye iyo ndi. Ati ceceka we, ati ceceka, ati mpita numva neza, ati natekereza ko nari ngiye kongera kumanika akaboko, ngo manika akaboko nkamanikira Rugema. Ati baba we, Iribagiza mpita numva nsaze. Ati natekereza ko yagiye agafata abana banjye akabacimburamo ibice bice, akabatorongeza akagira gute, abana banjye bakabaho mu gahinda, bakabaho mu mubabaro, we. Ati mpita numva Rugema mwanze, ati imyaka yose yankoroneje, ati imyaka yose yanyiciye amarangamutima, ati imyaka yose, ati Rugema mpita numva mwanze mana we, ati mpita numva mwanze, ati mpita numva mwanze. Iribagiza ati nyine ma, ati nanjye ndabyumva, ati ariko ma, ati nawe nta mpamvu yo kuturakarira njye n'umugabo wanjye, kubera ko nta kosa tugufitiye. Ati rero ikintu numva ma, ati nuko wareka kujya urakara, ati ahubwo twe tugatekereza ku kintu twazakorera Rugema natwe tukamwihimuraho, ati ku buryo nawe azajya dutekereza akatubonamo inzozi mbi. Mama we Iribagiza ati mwana ati nanjye ibyo ngibyo nibyo nshaka, atariko sinzi ngo tuzabikora mu buhe buryo, ati ndashaka kuzabona Rugema yababaye ku rwego utabyumva. Iribagiza ati nyine ma, ati ibyo ngibyo ni ibintu tugomba kwicara hamwe twese nk'umuryango tukabitekerezaho, atapana ibintu byo kwirakaza. Ati uze, ati rero umugabo wanjye nazaba ari, ntukajye wirakaza. Ati ibyo ndabizi Iribagiza, umugabo wawe hari sinzajya nirakaza. Ati none se njye ma, ubundi uzajya ubundakariye kubera iki? Ati oya nawe sinkurakarira, ati ariko ndababaye sinakwishima. Iribagiza ati kandi ma, ati twarakubuzaga, ati twakubuza ugasakuza ngo ntitukurekere umugabo, turabyibuka byose ma. Twongera kubona Rugema rero na Kanyana baganira, nyine ari kubaza Kanyana amakuru ya mama we, amakuru yo mu cyaro nyine uko mama we amerewe. Kanyana ati maraho nyine, ati ni wo mu cyaro, ati nawe urabizi ubuzima bwo mu cyaro. Ati none se tumva mvugaho iki? Kanyana ati tumva, ati amakuru naguha ni uko mama akurakariye, ati sha mama arakurakariye, ati hahandi aba adashaka ko mvuga n'izina ryawe, ati niyo rincitse nkarivuga ati wenda nk'uko nkubita. Rugema aravuga ati none se, ati ubundi iyo muganiriye wumva nshinze iki? Ati njyewe pa ibyo bintu sinabimenya, ati ariko nyine umenye ko akurakariye kandi cyane. Ati ubundi pa kubera iki mama wanjye ari we wagiye gutura mu cyaro? Ati kubera icyo utagarura mama wanjye i Kigali? Ati buriya buzima bwo gutura mu cyaro ubona ari ubuzima? Rugema ati mwana wanjye rero, ati urabona ukuntu mfite ibibazo, ati imanza ndimo, turabona nyine ntabwo binyoroheye kuba namugarura, ati kandi sinamugarura muri iyi nzu, nawe iyi nzu urabizi ibibazo bihoramo. Ati kandi numva ntanakwishyiraho sharije zo kujya kumukodeshereza kano kanya kuko nzi ko bitakunda. Ati rero mwana wanjye, ati ntabwo binyoroheye, ati ariko mwana wanjye, ati rwose,
nanjye ndabizi neza ko ngiye kugerageza nkashaka uburyo nzajya mvugana na mama wawe. Kanyana ati rero pati nyine gerageza mujye muvugana, ati umubano wanyu tundi kuki utajya ujya kumusura, ati ni nk'ibyo byose nyine kuko umubano wanjye nawe utari mwiza, ati niyo mpamvu nyine mbura uburyo bwo kumusura ninjye. Kanyana ati rero gerageza nyine pati kubera ko tidere nk'ubu ngubu yari agiye kwanga ko ngaruka, ati tihoya ati ibyo byo ntibyaba, ati kubera ko nanjye iyo ndi iruhande mba numva nuzuye izindi mbaraga mwana wanjye, ati ni nayo mpamvu nyine nagutumyeho nkakubwira ko ngushaka, ati rero sinshaka kumva iruhande, ati ikindi rero mwana wanjye najya nkubwire muri uru rugo witware neza wicishe bugufi, ati witwararike, ati ntugasuzugure, ati ikindi cya kane nshaka kukubwira turiya muryango wo kwa Iribagiza tutandukane nawo, sinshaka kubona wagiyeyo. Kanyana ati hoya ati papa ati mbabarira, ati ibintu byo kumbwira ntandukane nawe, ati Iribagiza twararuhanye twarakuranye twarareranywe, ati ndamukunda, ati pe ndamukunda, ati rero kuntandukanya nawe ndumva rwose bitaba ari umwanzuro mwiza, ati maze turetse no kumukunda ndanamukumbuye ndashaka no kujya kumureba. Rugema ati hoya ati mwana wanjye sinshaka kuzakubonayo, tuzamuhamagare kuri telefoni basi muvugane, aho kugira ngo ujye kumureba, ati sinshaka kuzakubona, ati kuko umunsi nabimenye tubwo icyo gihe uzaba uremye umwuka mubi hagati yawe na papa wawe, ati rero nimba udashaka kurema umwuka mubi hagati yanjye nawe, ati ntugomba kugerayo, ntugomba no kujyayo, ugomba kumva ibyo nkubwiye. Ambwira ati pati ndamukumbuye basi mbabarira wimvanga mwayo makimbirane yanyu, basi mbabarira umunsi umwe nzajye kumusura, ati yenda ibindi tubwo nta kibazo ariko nagiye kumusura. Ati hoya Rugema ati hoya rwose, ariko nzabitekerezaho, ariko mu gihe ntaraguha umwanzuro ntugomba kurenga ahangaha ngo wagiyeyo, ugomba kuguma ahangaha, sinshaka kumva ngo wagiyeyo kandi uriya muryango dufitanye ibibazo, ati Iribagiza noneho we ati niwe utangira kunyurira, ati niyo nagiye niwe utangira kunyurira, ati rero sinshaka kubona wagiyeyo. Ngayo nguko rero twe tumwe